Amahoro y'Imana aba namwe inshuti z'umusaraba. Nitwa Profete Mukristo Richard ugarutse muri message y'ukwezi. Tudatinze reka twifashishe ijambo ry'Imana n'iryo buhanuzi butavangiye. Turasoma Zaburi ya 12 umurongo wa 6. Haravuze ngo kuko kunyagwa k'umunyamubabaro kuko gusuhuza umutima w'umukene. None aha ndahaguruka ni kubiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo batumira inkoni. Hariho umuntu ushobora guhura n'ikibazo agahamagara abantu bakakimufashamo, wowe uhuye nacyo agakanya wahamagara. Hari abantu bahura n'indwara zikomeye bigasaba amamiliyoni menshi uyu munota iyo ndwara ikomeye ikugezeho ko nta mafaranga ufite wabyifata. Hari abantu bashobora guhura n'ingorane runaka, iyo ngorane ikabarusha imbaraga bigasaba ko bashobora kuyikuramo bivanye na konte yabo. None iyo ngorane igushyikiriye wayivamo. Ndafitiye message y'umuntu udafite uko abigenza. Mana yakutumye ngo mubwire ngo none nayibajije impamvu itazahaguruka hirya y'ejo, nayibajije impamvu itazahaguruka mu kwezi kwa 12, nayibajije impamvu ihagurutse muri kuno kwezi kwa 12. Imbwira ko hari igendaga kuguhitana. Ndashaka kuvugana n'igendaga kuguhitana, ndashaka kuvugana n'igendaga kurangiza ubuzima bwawe ngo birekereyo kuko Imana ije kugusaba. Hari ikintu cya mbere Imana ivuganye natwe gusa, iravuze ngo none aha ndahaguruka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ngo ndashyira mu mahoro uwo batumira inkoni. Ibi bintu bibiri ni ibintu biremereye bigiye kuvaho muri kuno kwezi kwa 12. Icya mbere Imana igiye guhaguruka, nimara guhaguruka iraza kuza kwicaza ibibazo biguhagaze. Maze ibiguhagazeho byakubujije amahoro, byakubujije umudendezo wawe, byakubujije umutekano, byakubujije gusa, byakubujije kubaho ushaka, byakubujije kugira akazi ukora, byakubujije amagara meza. Ibintu bimaze igihe bihagaze, Imana irahagurutse kugira ngo byicare muri kuno kwezi kwa ibyo twibwira. Ikigira kabiri, ijambo riratubwiye ngo ije gushyira abantu mu mahoro. Iri jambo ryanejeje cyane, ndatangariza umuntu wowe uri kuranywa. Ntabwo nzi niba uri hano muri Afurika, ntabwo nzi niba uri Burayi, ntabwo nzi niba uri muri Canada, ntabwo nzi niba uri muri Amerika. Igihugu cyose urimo ahantu iyi video ikugereyeho, Imana yambwengeje kuguha amahoro. Ijambo ry'Imana avuga ngo amahoro n'umugisha Uwiteka atanga ntawongeraho umubabaro. Birashoboka ko hari abatangiye kongeraho umubabaro, ufite ibikubabaje, abandi we ntabwo barekeye, barumva ko bakomeza ukabubabara. Ibibi bagukoreye ntabwo barekeye, baracabana barumva bashaka n'ibindi bakora. Ariko Imana yavuganye natwe kuza kugushyira ku mahoro. Aya mahoro araza kuza kuboneza. Hari ikintu cy'igikorwa Imana igukorera mu maso y'abantu bawe. Iki gikorwa gitume bakubaha, gitume batinya Imana yawe, gitume baguhagarara, bakureke, bareke kukuzengereza, bareke kukuroga, bareke gukomeza kukuvuga atari iyindi mpamvu, atari ibintu bakubwiye, ahubwo babonye Imana ikoze neza. Imana igiye kwiheza icyubahiro ku buzima bwawe. Ijambo ryatangiye kubwira ngo kuko kunyagwa uku kwezi kwa 12 ikintu wazabizanye cyose kigiye kukugarukaho ku neza cyangwa se ku nabi, kubera ko Imana uzi ko hari ibintu wanyazwe abantu babonye, hari ibintu wanyazwe nawe ubwawe wabonye, hariho n'ibyo wanyazwe ubwabo. Buriya hari imigisha rero yamaze gutegura, hari ikintu Imana yamaze kugutegurira bakana bakinyaga vuba agitwarira kure kitarakugeraho. Hari umugore wamaze kubonesha amaso yawe, Satani byose barabikora. Mufitiye mesaje idasanzwe. Uku kwezi kwa 12 subirana ibintu byawe Satani yari yarakunyaze by fire by force. Yumva afite ukwezi gasanzwe. Iyo umuntu adafite kivugira, abamukora ibyo bashaka, baramureka niko bashaka, bamukora ibyo bibondeye kubera ko badafite iwabo. Bityo hari Imana itukugira kandi ntabwo ivuze noneho ije no gukora, baraza kujyayo bagukoreraho inama. Ubukene ni we bwaziye,
ibihombo ni iwawe, indwara ni iwawe, ubuzima bubi ni iwawe, nta mahoro kigira, itiro wararibuze, uhora urira mu marira menshi, byaranze ko wanezerwa. Uku kwezi kwa 11 Imana irambiwe n'ibyo byose byari bikuriho, kuko uri umwe mu bantu Yesu yameneye amaraso. Igihe Yesu yababaraga burya nawe uri umwe mu bo yababariye. Bikomeza kubabara, ugiye kumusengera Imana. Nta ndwara itari buze gukira, nta kigeragezo kitari buze kurangira, nta mutwaro utari buze kurangira. Hamwe n'Imana yizeye zandika ikiganza cyawe ahantu urwaye. Ibintu by'abantu abonye bakira nawe uze kurwara. Niba ukeneye akazi cyangwa ukeneye ikindi kintu Imana yagukorera, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, izina rihambaye rifite ubushobozi budasanzwe. Ndasengeye uyu wakiriye video ko yakiriye igitangaza. Ikibazo yari arimo kirangiye, ibyo yanyazwe abisubizwe. Haguruka ibyari bihagaze byicaye, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kuko uri Imana iva gusenga kwawe, mushyire mu maboko, aryama asubire, amererwe neza. Ibitero byamuhagurutse byagendaga mu ijoro, byamugenderaga mu ndoro, byagendaga mu kuranga. Reka ubushobozi bwawe bw'Imana bukore imisozi uweho ikibi cyose kandi kiganza bamwe mu kwezi kwa ndasengeye urugendo azakora umurinde ndasengeye ibyo azakora umurinde muri kindi kigo ndasengeye hazajya mu kwezi kwa ndasengeye intambuko zose azakora uzuhagarara nawe umurinde ufatanye amara manima Imana iraza kuza kugukorera igitangaza. Umugisha wa mbere wagiye no gutabara, n'uyu mugisha wo gushenga uparitaza kubera abandi ibasha gukora ibiruta cyane ikibazo cyangwa se ibyo twibwira ibyo dutekereza. Shalom, shalom.